reka nongere ngusuze kandi ngo ikaze we tuba tugenda tubana umunsi ku munsi nande tuba tugenda tubana hano kuri KGE aho tuba tugenda turebera hamwe inkuru ziba zigiye zitandukanye. Reka ngusabe niba uri mushya kuba wakora subscribe kandi niba nawe warayikoze ni by'agaciro cyane, ndagushimiye. Muri aka kanya hari amakuru agiye agezwe tugiye kuba tugenda turebera hamwe, ndagusaba kuba utajya kure ya KGE ubundi tugende tuyarebera hamwe. Minembwe FARDC ikomeje kwibasira ibice bituwe cyane n'abaturage, igenda igabamo ibitero ikoresheje indege zitagira abapiloti, zo ni drone. Ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa rirashinjwa kurara risuka ibisasu mu bice bituwe cyane muri Minembwe mu ntara ya Kivu y'amajyepfo, nk'uko tubikesha itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro AFC M23 kuri uyu wa gatandatu. Ubutegetsi bwa Kinshasa buravugwaho gukomeza ibitero byibasira ibice bituwe cyane n'abaturage b'inzirakarengane, nubwo bwihanangirije inshuro nyinshi kuba zagenda zihagarika ibitero nk'ibi ngibi, ko si rimwe si na kabiri tuba tugenda tuvuga ngo tubona bavuga ko hariho agahenge, ariko ako gahenge cyangwa ibiba byagiye biganirwaho nta na bamwe nabo baba bagenda babyemeza babishyira mu bikorwa. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa AFC M23 rivuga ko ijoro ryo kuwa gatanu ku itariki 5 Kamena no ku itariki 6 guhera saa moya z'ijoro kugeza saa 12 za mu gitondo, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibisasu mu duce dutuwe cyane twa Gakenke, Bidegu, Mikenke mu misozi miremire ya Minembwe. Iri tangazo rikomeza rivuga ko hakoreshejwe drone za kamikazi na drone zo mu bwoko bwa KTW1, KTW6 arizo drone zagiye zikoreshwa muri ibi bitero. AFC yongeye gushimangira ko izakomeza kurinda umutekano w'abaturage n'abasivili n'umutungo wabo baba bagiye bafite hariya mwabira bice babatuye. Si rimwe si na kabiri AFC igerageje kuba igenda itangaza ubutumwa nk'ubu. Mu minsi yashize twabonye itangazo ubutumwa nk'ubu, ndanababwira ati mwitegure FARDC AFC M23 igiye kugenda itegura igitero gikomeye cyane. Nibyo kuko icyo gitero hashize iminsi mbabwiye yaje kugenda inagiteguriza gukora igitero yibanda ku kibuga cy'indege igaba igitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani, niho yaje kugenda igaba igitero, aho yaje no kuba igenda muri icyo gitero igenda ikubitiramo ntuza ubwirinzi bw'ikirere bwari buri kuri icyo kibuga, izana bwo kubigenda iburasaho burangirika bikomeye cyane. Ibyo naje mbibabwira, none ubwo ibyo bijya kuba n'ubundi bari bagiye batangaza amagambo nk'aya ngaya. Itangazo rya AFC M23 nubwo rirangira gutya, ariko iri huriro riherutse kuburira ubutegetsi bwa Kinshasa ko ritazakomeza kurebera ibyo bitero, ahubwo ko ingabo zaryo zitazongera kurinda ibice rigenzura gusa, ahubwo rizafata ingamba zose zikenewe zisubiza izi ngabo za leta, zigenda zisubiza inyuma cyane yaho bari kugenda batera, ndetse na kure y'ibirindiro by'izi ngabo za AFC M23. Amakuru ntabwo ari ayo ngayo gusa, amakuru turi burebereho tugiye kurebaho muri aka kanya ntabwo ari ayo ngayo gusa, hari n'ibindi byaje kuba bigenda biba ku munsi w'ejo. AFC M23 yaje kubigenda ishyiraho abayobozi bagiye batandukanye. Hari amakuru muri iyi minsi yari kugenda avugwa ko mu minsi itarambiranye, iminsi itari buze kurambirana ngo ujye kure cyane, hari amakuru avuga ko AFC M23 iri buze kwidekarara nka leta.
aho twababonaga ari umutwe w'inyeshyamba bari buze kwidekarara tujye tubone havutse ikindi gihugu mwa kiriya gice cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubone mbese havutse ikindi gihugu, niba kizitwa Kivu Republique, niba kizitwa gute ntabwo ibyo ndabimenya, ariko bo bafite uburyo babipanze. Ariko nyine hari amakuru avuga ko hagiye kuba hagenda havuka ikindi gihugu, kuko mu minsi yashize byari biri kugenda bivugwa ko hashobora kuvuka ikindi gihugu, hashobora kwidekarara nk'igihugu mu minsi mikeya. Noneho kibihamya ushobora kuvuga ati ushobora no kubishyiraho umukono, baje kuba bagenda bimika abayobozi mu bice bigiye bitandukanye bagiye bamara kwigarurira. Inkuru igira iti kuri uyu wa gatandatu itariki 6 Kamena 2026, ihuriro AFC M23 ryashyizeho abayobozi bashya b'umujyi wa Bukavu, abakomine ndetse n'abateritwari zigera kuri 5 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'iri huriro, uwitwa Karangariwa Mulondani Nicolas yagizwe meya w'umujyi wa Bukavu, naho Madamu Nyota Lawonda Celine agirwa meya wungirije wa Bukavu. Muri komine ya Bagari Shaka Muhoza yagizwe Burugumesitiri yungirizwa na Bahaya Leo. Ni mu gihe Madamu Mweze Preska yagizwe Burugumesitiri wa Ibanda, akazaba yungirije na Mutunwa Mbulanga. Hashyizweho kandi abayobozi muri komine Kadutu ndetse no muri teritwari za Kabale, Karehe, Walungu ndetse no mu mujyi wa Minova. Ibyo ni bimwe mu bice bigiye bitandukanye hagiye hashyirwaho abayobozi. Ni liste iriho abayobozi benshi, bagiye batandukanye bagiye bashyira muri iyo myanya. Rero bya bindi byari kugenda biza bikurikira amakuru agenda avuga ko hari leta igiye kuba yakidekarara nka kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bishobora kuba ari byo cyangwa bishobora kuba ari n'ibihuha, ariko reka tubitegereze ntawamenya. Nta nduru ivugira ubusa, wabona ihabonetse, nihaboneka tuzayakira nk'izindi zose, nayo ize ibe leta mu zindi, azaba ari byiza. Reka ngushimire wowe tubanye muri aka kanya nkugezaho iyi nkuru, ngusaba kuba wakora subscribe, inkuru zazigezweho n'izi muri aka kanya. Reka ngushimire mvuga ati urakoze cyane ko ufashe umwanya wo kuba wumvisha iyi nkuru.